Banyarwanda banyarwandakazi, amarido yavuyeho. Umubano wa element eleeh na Bruce Melodie urahuhwa n'umuyaga. Rero banyarwandakazi, ndashaka kubabwira ko ndumva njyewe sinjye mpubuka. Ndareba nkavuga ati ibi bintu nibizangweho. N'ibintu ari nk'ibintu bamugane kuba inshuti z'abastari nabyo bijya binkoraho. Niyo mpamvu rero njyewe sinjya breaking inkuru ngo nayimenye ndabimenya nk'icecekera, nkaba mbizi nkaceceka, nene nkategereza umuntu akabivuga nkaza nkabibagezaho kubera byavuzwe. Ubwo se ibingibi byari byarananiye sinabibonaga. No kuvuga ko umuhungu wanjye witwa Peacemaker akaba ari we munyamwuga njyewe nemera, ufite ikarita y'ubunyamakuru. Iyo yicaye hasi agashishoza, no kuvuga ko ibintu avuze aba atekereje neza ko abivuze nabi bishobora no kumugaruka. Si nk'izi nzerezi zose usanga imihanda zirimo ziricara zirimo ziravuga. Peacemaker rero yanditse avuga ko umubano w'aba bantu wacitse amazi. Atanga impamvu nanjye nemeye, nkavuga ati izo mpamvu avuze neza. Akavugamo impamvu, aravuga ati Bruce Melodie yasohoye album afite element bakorana bari no mu itsinda rimwe, ariko ashiraho indirimbo za Kizi Kinyo kurusha izabiso element. Bruce Melodie usa nkaho theoretically like mu bintu birimo noza ari ukuriye 155, nubwo bavuga ko ari yakwa Kigali, ariko ijambo rya Bruce Melodie niryo rigenda cyane kurusha n'irya kwa Kigali muri 155. Indirimbo element aheruka gusohora harimo ikirangantego cha eleeh, aho kubamo ikirangantego cha 155. Kandi muribuka ko muri Food Etwa harimo ikirangantego muri video cha 155, no muri Mireri harimo ikirangantego cha 155, ariko Tombe wapi bashyizemo eleeh. Bruce Melodie yagaragaye muri Tanzania yibereye na Harmonize, ariko uyu witwa eleeh agaragara muri Tanzania akavido narakaberetse ari kumwe na The Ben, kandi bizwi neza ko The Ben na Bruce Melodie batumvikana. Bimenyesha ko wowe turi kumwe mu nzu imwe, ariko kumanywa ukagenda gukinira mu banzi, warangiza ukaza kurari wanjye, ubwo umubano ubugihari. Bivuga ko aba bantu na Bruce Melodie yarivugiye ati eleeh angora kubona ntabwo mfitiye umwanya, nta mwanya mfite, umwanya awubonera Kevin Kade na Chris Easy, kubera bijye bivugwa ko ngo eleeh ngwabo iyo avuze ngo akoroye baba birutse bavuze ewana na Kevin Kade by the sigari promoter wa radio akora nko mu bloga, utuntu twanuza twa eleeh ni utwirukankamo iki nibyo.